Shalom. Turanezerewe kuri uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana budasanzwe n'imbabazi z'Uwiteka nyinshi. Turasoma ijambo riri muri Zaburi ya 55 umurongo wa 23. Ravuga ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira, ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Umurongo wa 24 ravuga ngo ariko wowe Mana uzabamanurira mu rwobo rw'irimbukiro, abicanyi n'abariganya ntibazacagasa iminsi y'ukuboko kwabo, ariko jyeweho nzajya nkwiringira. Tugushimiye Mwami uyu munsi w'110 uduhaye. Neza yawe iracyaturiho, imbabazi zawe ziracyaturiho, urukundo rwawe ruracyatunyuze, ishimwe ni ryawe. Reka uyu munsi nawo ntituwubemo mu bundi buryo butandukanye n'ubwo wagennye, ntitukoremo mu bundi buryo butandukanye n'ubwo ushaka, ntituwutekereze n'ibitandukanye n'ibyo ushaka. Ubuntu bwawe tuba ari bwo tunoza mu mikorere, mu mivugire, mu mitekerereze, ibyemezo dufata bibe byubahisha izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndi kwibaza, ni abantu bangahe muri iyi si buri munsi batenguhwa bitewe n'uko icyizere cyabo cyangwa ibyari bibaremereye babiteruye bagashaka kubyikoreza abandi bantu. Ntabwo mfite imibare ifatika yahamya ibyo, ariko dushingiye ku buzima tubamo, hari abo ubona uyu munsi muganira, hari abo uzi cyangwa nawe byakubayeho, cyangwa wenda nanjye byambayeho. Ariko Kristo niwe abwiye abantu, babwira ngo uwiringira, uwizera umwana w'umuntu avumwe. Kubera iki? Yeremiya mu gice cya 17 umurongo wa 5, hano niko mbibona, aravuga ngo "Third says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making 40 human flesh his strength, and whose mind and heart turn away." Ni koko kuniko Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. Umutima wawe wimika Uwiteka, ibitekerezo byawe byimika Uwiteka. Nta wundi wakwikorera imitwaro y'umuntu, ntibibaho. Ni gake umuntu yapfa kwikorera imitwaro yawe atari ubuntu bw'Imana buteruye umuntu ngo bumuterekaho. Kuko umwe mu migisha ikomeye Imana iha umuntu ni ukumuha impano y'abantu. Ariko nta muntu wapfa kwikorera byiteka. Ibihe biragera abantu bakananirwa, iminsi yabo ikarangira, wowe ugasigara. Ninde uzagushingisha ibirenge bigashikama? Ninde uzagutereza imisozi? Ninde uzakwambutsa inzuzi zikomeye? Hari aho ugera ari wowe uyoboye, umeze nka Mose, uzengurutswe na benshi bashaka inzira iguturutseho, ukareba neza ukabura icyo ukora, ukabura epfo na ruguru, ukabura aho ureba. Abantu nabo bakakubwira ngo natwe ntituzi icyo dukora. Hari ikirenze icyo, hari ibirenze iby'abantu bakora. Nibyo ni byiza kubagira, ariko hari ikintu wisangamo ugasanga ukeneye imbaraga zirenze iby'abantu bakora, zirenze ibyo bavuga, zirenze ibitabo banditse, zirenze amaprincipe wafashe mu mutwe wawe ngo uyagendereho. Ugasanga hakenewe imbaraga zishobora byose. Icyo nicyo marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya. Yaramubajije ngo ibyo byashoboka bite? Aramubwira ngo imbaraga zishobora byose, imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, zizakuzaho. Hari ugushobora, hari ukunesha, hari imbaraga zijya zimanuka zigatanga ikirenze cy'ubwenge bw'umuntu bwiyumvira.
hari ibintu watekereje, ariko hari ibirenze ibyo Kristo ajya akora. Uyu munsi niba ukeneye uwikorera imitwaro yawe, nabe we. Niba ukeneye uwo waririra, nabe we. Niba ukeneye uwo wakwizera, nabe Kristo. Niba ukeneye uwo wakwikoreza urugendo rwawe, nabe Kristo. My God, nta muntu wakwicuza yagendanye nawe. Avuze ngo iki? Zaburi 55, twongere wenda dusubiremo tuhasome. Uyu nguyu uraba ari umunsi, uhagarare wiringiye Uwiteka mu byucamo byose. Umurongo wa 23 aravuze ngo ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira. Ntabwo uzigera ubaho wenyine, ntuzigera wicwa n'agahinda, ntuzigera uheranwa n'umubabaro. Igihe cyose wikoreje Kristo umutwaro wawe, ntabwo yagukundira kunyeganyezwa. Umutima wawe azawurinda, azakujuza imbaraga mu minsi ikomeye, azakubera amashimwe mu bihe bikomeye, azakubera indirimbo mu bihe by'umubabaro, ndetse agakiza ke kazaganza umutima wawe byiteka. Mwemerera ature muri wowe. Uwiteka, urakoze kubw'uyu munsi. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Ubuzima uduhaye buduheremo umugisha, natwe tukubahisha. Nta kindi, kuko dukwiye gutirura buri kimwe. Icyubahiro ni wowe ugikwiye, babazi ni wowe uziduha, ubuntu bwawe nibwo butubeshaho. Nukomeze ushyirwe hejuru muri byose, kandi uduhe imitima igushaka imenekeye imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.